Abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje aho muherereye hatandukanye ku mpera y'isi, ariko kamaze nasuhuza abantu bari Burundi mutwereka urukundo ko turi kumwe. Abantu bari Burundi ndabakunda cyane kabisa. Muranyandikira n'abandi baranyandikira n'abanyarwanda n'abandi mu bindi bihugu, ariko abantu bari Burundi muranyandikira abantu bari Burundi cyangwa abarundi aho baherereye hose ndabasuhuje, amahoro y'Imana mubane. N'abandi batandukanye bumva ikinyarwanda, hari n'uwo wasobanurira nawe yarose ibintu atabisobanukiwe ukamusobanurira muri urwo rurimi yumva. Hano haba hari ubusobanuro butandukanye, hari igihe Imana izadushoboza tukazadushira no mu Cyongereza no mu Gifaransa no mu Giswahili, nakinanira Imana. Eleto pestavo wakoze kuturinda, shirwa hejuru nyakubahwa Imana gitari kisungwa n'amahanga. Tugushimiye ko nanone wemeye uko dukatalawarabo dukandagira kuri mikoro za Elayo TV. Bana natwe bitavuga Imana biceceke, mwuka wera tuyobore imigambi yose ya Satani, toka daimoni mu izina rya Kristo Yesu. Ushimwe kujye eneko stavo ugiye gutangira natwe kino kiganiro ugasuzanya natwe, byose tubyambaje twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ku bantu bashya nitwa Imana ya Karamadeo, no abantu batari bakora subscribe muyikore tujye tubana. Mu gihe dushizeho ibiganiro ujye uhita ubona ikiganiro dushizeho. Twihute tujye gusobanura inzozi. Ayiwe neza yewe narayibonye ababisha bangose we, amen. Tujye gusobanura inzozi ariko nawe wagiye ubona ineza y'Imana ahantu hatandukanye. Ibyo tujye tubishimira n'Imana, ineza y'Imana twagiye tubona mu buzima bwacu. Reba ukiri akantu ugikambakamba, ugeze mu myaka 10, ugeze mu myaka 15, ugeze mu myaka 20, 30, 40, iyo ni ineza y'Imana. Haleluya. Hari umwe warimbye aravuga ngo ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe Imana. Ako ni akantu umwuka bagiye atwibutsa. Wibuka ineza y'Imana, ubuzima urimo uvuga ati umva yaturokoye rwa rupfu, yandokoye cyagihe, na nubi izakomeza igenda eletosta kotabo, naha nzahaca nzatambuka. Inzozi twihuse. Hari umuntu wambwiye, ariko mba narabyanditse ubundi, hari ahantu nandika ibyo nzagenda nsobanura. Yambwiye ngo yarose yica inda murazizi, inda zimwe ziza mu mutwe cyangwa zikajya mu myenda. Kurota uri kuzica to pasta kota yabo bivuze iki? Inda. Ibyo katubiganireho. Noneho hari igihe kanibutsa abakunzi ba Elayo TV, nuza wowe gikodesha cyangwa wubatse n'inzu, ntabwo ubuze abayubatse abari bo, ugiye kuba mu nzu nibwo bwa mbere ugiye kubamo, ujye uyisengera. Ntabwo ubuze ibintu birimo, ntabwo ubuzi ibyo batezemo, ntabwo ubuzi ibyo batabyemo. Ujye usengera iyo nzu. Hari igihe ibiri mu myuka mibi, ugasanga abana ntibasinzira, ugasanga nawe ntusinzira. Ujye ubibera amaso, ubanze udafite n'imbaraga ugahamagara nk'umukozi w'Imana. Hari aho twasengeraga maze tukagenda tuyanyanyagizamo, ugakubita abadayimoni bose baba bari aho, byagutera inyatsi, byatuma utabona amahoro, byatuma utabonera umugisha, ugatwika. Inda rero bivuga imyuka mibi baba bakohereza cyangwa bakoresheje imbaraga za Satani. Hari n'abakoresha amarozi. Wabyumvise? Iyo uri kuzica tosta kotabole yamon. Imana hari abantu usanga nk'inzu ati umuntu uzayibamo inyatsi zamubeho, barayiroza inyatsi, kubura amahoro, ibintu bikarara bibaniga. Inda rero ni imyuka mibi. Mwabona n'imyuka mibi bashizaho. Iyo ubonye uri kuzica mu musatsi, uri kuzica mu buzima, Imana ibiri kugukuriraho iyo myuka mibi. Wabyumvise? Aho biba ni sava. Ariko iyo ubonye ziraho utazica, umenye ko ufite ikibazo. Hari n'ababona intozi, ukabona uri kuzica, cyangwa inshishi cyangwa amasazi, ibyo byose naho byerekeje kabisa. Byubyica mu izina rya, ubonye bitanapfuye, senga Imana ibikwicire mu izina rya Kristo Yesu. Hari kandi kantu nibutse we, abantu barota bari kurira urwego cyangwa ukabona uri kuzamuka etage kuri escalier. Ni promotion Imana ibiri kuguha, promotion muri business, mu kazi, aho ubaho uyobora, ibintu bitandukanye. Abyumvishe?
izo nzozi rero niba uzurota nicyo biba bivuze. Niba urose ibintu nk'ibyo ukabona utabyishe, fata amasengesho usenge ubyice mu izina rya Kristo Yesu. Ndumva ari izo nzozi twari dufite kuri uyu munsi wa none. Nimero yanjye ni 078 414 9984. Amazina yanjye Imana Karamadeo. Tugira groupe yitwa Abanyamwuka dusengeramo, habaho ibihe byiza. Nawe wifuza kubana natwe uduhamagare kuri iyo nimero. Imana ibaho umugisha. Batari bakora subscribe muyikore, ubundi tujye tubana mu gihe dushize ibiganiro. Kristo wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Ariko katwibutse n'uyu muntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ufite ikibazo, ukaba ukiri mu byaha, ukaba utari wakizwa, ukaba ukikorera ibyaha, ukinywera inzoga n'ibindi bitandukanye, ni umwanya mwiza. This is time. Iki ni igihe cyiza cyo gukizwa, ugakorera Imana, ukava mu byaha, ukava mu butinganyi, ukava mu kwikinisha, ukava mu busambanyi, ukava mu bujura, ukava muri bya bindi byose. Umamagare rero wature ukureho ibyo byaha byose. Umuntu watura we mufata vuba nihuta. Ni igihe cyo gukiza amagara yawe. Wabyumvise rero. Yesu araje, aje guhemba no guhana. Azasanga uri, azasanga umeze gute. Aje nonaha yagutwara. Hari ijambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa. Muri 22 mu byahishuwe 22:12 hajya. Hanze hazaba imbwa ndetse n'abaruzi, n'abasenga ibishushanyo, n'abajura n'inkozi z'ibibi. Kiza amagara yawe. Iyi ni iminsi yo gukorera Uwiteka nk'abazapfa ejo. Tarakotaya podemonia. Umamagare nawe utari wakizwa wezwe. Tuba dusobanuye inzozi, ariko tukaboneramo n'umwanya mwiza wo kubwira abantu baze kuri Kristo. Ubutumwa regana ubukura abantu mu byaha, ibindi byose ni ubusa. Abantu baba bari kwishimisha mu bitafite umumaro. Wera we, cyo kiganiro giherekeresha umwuka wawe n'imirimo n'ibimenyetso kikuzanira iminyago. Shimwa kubanye natwe kandi abantu basobanukirwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.